bene data bakundwa bashiki banje, ubukristo burarindwa, kuba umwana w'Imana birarindwa, kuba umuririmbyi birarindwa, kuba umuvugabutumwa birasaba kwirinda, kuba umuyobozi birasaba kwirinda, kuba umushumba birasaba ngo ubirinde, kuba umuhanuzi birasaba ngo ubirindire umutekano. Ni ukwirinda. Pawulo aravuga ngo nuko rero wibwira yuko ahagaze yirinda atagwa, Imana ishimwe. Birakwiye kugira ngo turinde ubukristo. Mama niyo TV yacu twese, Mama niyo TV, TV yacu twese, Mama niyo TV, TV yacu twese, Mama niyo. Tubahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Bongwa Alphonse, ndi umugabo ndubatse. Rero nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 15. Haranditswe ngo, Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Amen. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 6 umurongo waho wa mbere. Kadusome. Haranditswe ngo, hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Hari ku mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zifu, ariko kwezi kwa 2. Iyo nzu umwami Salomo yubakiye Uwiteka, uburebure bwayo bw'umurambararo bwari mikono 60, ubugari bwayo bw'imbere bwari mikono 20, uburebure bwayo bw'igihagararo bwari mikono 30, kandi ibaraza ry'inzu y'inyumba y'urusengero uburebure bwaryo bw'umurambararo bwari mikono 20, nk'uko ubugari bw'inyumba bwanganaga. Uburebure bwaryo bw'imbere y'inyumba bwari mikono 10. Tujye ku murongo waho wa 7. Mwiyubaka ry'iyo nyumba amabuye yose yatunganyirijwe mu nganzo, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka ryayo. Imana ishimwe. Tujye mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2, turahera ku murongo wa 19. Urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 19. Haranditswe ngo, nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo, Uwiteka azabe. Kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo iby'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, naho ibindi bigakoreshwa ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu gikoreshwa iby'icyubahiro, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Amen. N'aya magambo numvise Imana yashyize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Ngiye kubaganiza ijambo rivuga ngo twubake urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Iri jambo rya mbere dusomye mu gitabo cyo Kuva, dusomye iri jambo ryatweretse uburyo Mose yatakiye Imana. Iki gitabo ubwacyo ni igitabo kitwereka uburyo inkuru z'Abisiraheli, ubwo Mose yajyaga mu Egiputa agiye gukurayo ubwoko bwa Isiraheli. Iri jambo ubwaryo ryitwa Kuva, mu rurimi rw'Ikigiriki ryitwa ngo ni Ekodos. Ekodos ni ijambo ry'Ikigiriki risobanura amagambo abiri. Ijambo rya mbere riravuga ngo ni ugukurwamo. Turi abantu bake cyangwa benshi ariko bakuwe mu bandi. Ijambo rya kabiri riravuga ngo ni ukugenda. Haleluya. Urugendo rwacu ntabwo ruhagarara, tugenda ku manywa tukagenda nijoro, tugenda mu byago, tugenda mu makuba, ariko urugendo rw'abana b'Imana rwo rurakomeje kandi rurakomeye. Ni urugendo rudatangirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, haba mu byiza, haba mu byago, haba mu gihe cy'ubukire, haba mu gihe cy'ubukene, haba mu gihe cy'ubuzima cyangwa mu gihe cy'amakuba. Urugendo rujya mu ijuru rwo rurakomeza. Rero hano tubonye mu gitabo cya mbere cy'Abami, hano mu bice 6 uhereye ku murongo waho wa mbere,
tukagera kuri umurongo waho wa 7. Hatubwiye ngo hashize imyaka 480 ngo Abisiraheli bavuye mu Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Hari ku mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zifu, niko kwezi kwa 2. Twabonye purani yose y'urusengero, cyangwa se twabonye ingero zose zarangaga uko urusengero cyangwa se metero z'urusengero. Ibi simbitindaho. Twasomye ngo mwiyubaka ry'iyo nyumba amabuye yose yatunganyirijwe mu nganzo. Imana ishimwe, nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma kigeze cyumvikana muri iryo yubaka ryayo. Bibi bisobanuye iki kuri wowe nkurikiye? Biravuga ngo ibuye ryose ryacongwaga bijyanye naho rizubaka. Ngiye kubabwira inkingi 7 zari zubatse cyangwa se zubaka ubukristu cyangwa se zubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Ni inkingi 7 tugiye kureba zubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. None wowe wacongewe iki? Burya ijoro riba ruwariraye. Uramutse utarashonje ntacyo wamarira abashonje. Uramutse utaranyuze mu bikomeye ntacyo wamarira, nta nkunga watera abari mu bihe bikomeye. Imana iguconga bijyanye n'ibyo izagukoresha. Ibuye ryose ricongwa bijyanye naho rizubaka. Mu bwoko bw'amabuye hari ibuye ryitwa igishonyi, hari amabuye yitwa ibikuci, hari amabuye yitwa amasarabwayi, hari amabuye yitwa makoro, hari n'ibuye ryitwa intosho. Muri ayo mabuye yose haba hakenewemo ibuye rimwe, kandi ibuye ryose imbere ya ibuye ryose aba ari ibuye. Ndashaka kubabwira ko ibuye ryose aba ari ibuye, ariko ibuye nyaryo risobanurwa na kinubi. Imana nishimwe. Umukristo wo mu mahoro aba ari umukristo, ariko ikintu cya gitandukanya umukristo igihe gitandukanya umukristo n'undi ni igihe, nuko yitwaye mu gihe, nuko yitwaye mu makuba, nuko yitwaye mu ngorane. Nibyo bigaragaza tu yari umukristo wa Kristo, uyu ari umukristo w'idini, uyu ari uw'idini, uyu ari wa Kristo. Bene data bakundwa bashiki banje, wowe nkurikiye, ese wowe wacongewe iki? Uri ibuye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo twubakwe nk'amabuye mazima. Ngo nibuye Paulo yandikira itorero ry'i Korinto, yaravuze ngo ni Kristo niwe wavugwaga ahangaha nk'ibuye rizima. Yaravuze ngo nibuye, ngo abubatsi bo mu isi bararihinyuye, ngo ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Uyu ni Kristo wavugwaga ahangaha, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ryanzwe n'abubatsi bo mu isi bararihinyuye, ariko ku Mana rikomeza imfuruka. Bene data bakundwa bashiki banje, nawe ukwiye kubakwa nk'ibuye rizima kandi ukubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Iri buye ryitwa kinubi niryo buye riba rikenewe. Mu yandi magambo kinubi, plutôt munyihanganire, kinubi, iyi nyundo yitwa kinubi ni igitandukanya amabuye. Ibuye ryitwa, hari ibuye ryitwa imonyi. Iri buye uri kubisa kinubi rivamwo umusenyi. Iri buye ryitwa isarabwayi, niwe riba rishashagirana, iyo urirebeye inyuma ubona ari ibuye nk'andi yose, ariko iyo ukubise kinubi rivamo garaviye. Hari ibuye ryitwa makoro. Iryo buye naryo rimwe na rimwe riba mu majyaruguru, aho mu bice by'ibirunga. Aho iryo buye naryo ryitwa ibuye, ariko ntabwo ari ibuye washyira mu musingi uzazamurwaho etaje. Ibuye riba rikenewe ni ibuye ryitwa intosho. Iryo buye niryo ushyira mu musingi cyangwa se ukaryubakisha inkingi, ukaba ufite icyizere cy'uko ushobora kuzazamura inzu ukazigerekeranya zifite umutekano, zidashobora guhengama, zitazateza impanuka, kubera ko ari ibuye rizima. Natwe turi ku ijambo ryitwa kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Uratekereza ngo mbese twe twakubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana gute? Ese mwene data mushiki wanjye, we turi kumwe muri uyu mwanya, wowe nkurikiye, ubukristo bwawe ni ubw'idini? Ese ni ubukristo bwa Kristo bugaragaza Kristo mu bikorwa, mu mvugo, mu magambo, mu mitekerereze? Uragaragara nk'ubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana? Ukwiye gutekereza neza. Ngiye kukubwira rero inkingi 7 ushobora kubakisha urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Inkingi ya mbere ni mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, hariya mu bice 13 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Naratangaye cyane. Agera ku rugero rwo gufata ibye akabifashisha abakene, agera ku rugero rwo kwitanga ubwe ngo atwikwe, ariko adafite urukundo. Arangije aravuga ngo ntacyo mba ndicyo, mba mpindutse nk'icyuma kirenga, icyuma gisakuza. Ndamutse ibyo byose mbikoze, ngafasha abakene, ngasura abarwayi, ngakora byinshi ngoreye abantu mu maso y'abandi, ariko ndafite urukundo, ntacyo mba ndicyo.
Yesu nawe yagarutse ku ijambo ryitwa urukundo. Iyo usomye mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana haravuga ngo udakunda, iyo usomye hariya mu bice byaho 3 umurongo waho w'8 cyangwa se mu bice ndumva ari mu bice 4:8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ubwayo ni urukundo. Bishaka gusobanura iki? Birasobanuye ngo Imana ubwayo ni urukundo. Ntushobora gukunda Imana utarebesha amaso, udakunda mwene se urebesha amaso. Ntushobora kwanga mwene se urebesha amaso ngo ukunda Imana utarabona. Imana igaragarira mu byo ukorera abandi, kandi ibyiza wifuza ku Mana nawe bibe mu bandi. Dukeneye kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Inkingi ya kabiri yubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana ni mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 10:12 haravuga ngo nukorera wibwira yuko ahagaze yirinde atagwa. Bene data bakundwa bashiki banje, ubu Kristo burarindwa, kuba umwana w'Imana birarindwa, kuba umuririmbyi birarindwa, kuba umuvugabutumwa birasaba kwirinda, kuba umuyobozi birasaba kwirinda, kuba umushumba birasaba ngo ubirinde, kuba umuhanuzi birasaba ngo ubirindire umutekano. Ni ukwirinda. Pawulo aravuga ngo nukorera wibwira yuko ahagaze yirinda atagwa. Imana ishimwe. Birakwiye kugira ngo turinde ubukristo, birakwiye kugira ngo turinde imihamagaro dukoreramo, birakwiye kugira ngo turinde impano zacu. Dukwiye kwirinda mu izina rya Yesu. Kwirinda ni ikintu cy'ingenzi. Ubukristo ni amazi ameneka ntayorwe. Ubukristo burarindwa. Ibyo wubatse mu myaka myinshi ushobora uyu munsi kuri mu gihe cyo kuba wabisenya, ubisenyesheje ibikorwa uri gukora, ubisenyesheje amagambo ari kukuvamo, ubisenyesheje imirimo uri gukora uyu munsi, ubisenyesheje imyitwarire uri kwitwara mu bandi, uyisenyesheje ibikorwa uri gukora muri sosiyete. Nkwifurije kwirinda, urinde kugira ngo uzabone ingororano z'abakoze. Irinde mu byo uvuga, irinde mu byo ukora, irinde mu myifatire, irinde mu kazi, irinde muri business. Itwararika aho uri hose, aho abantu bareba naho batareba, kuko nubwo wabura ahantu abantu batari, Imana yigendana nawe. Igendana nawe ugiye mu ndege, igendana nawe uri muri hoteli, igendana nawe ugiye mu Bushinwa, igendana nawe uri Dubai, igendana nawe uri muri Amerika mu kazi, igendana nawe uri muri Australia, igendana nawe uri muri Afrika. Imana ireba hiherereye igendana nawe. Nkwifurije kwirinda mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. No kuwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Inkingi ya 3 yubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana, yubaka ubukristo, yakufasha mu muhamagaro no mu mpano ufite, yagufasha mu rwego rwawe urwo ari rwo rwose. No kwihangana. Inkingi ya 3 no kwihangana. Yakobo 1:12 haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana yasezeranyije abayikunda. Bene data bakundwa, mbifurije kwihangana. Ntitubana nk'abamarayika. Ntabwo nkubwe kwihanganira abapfuye, abo barangije ibyabo, ariko urakwiye kunyihanganira njyewe tukiri kumwe. Nkwiye kukwihanganira kuko ni wowe mbona. Ukwiye kwihanganira uyu mukorana, ukwiye kwihanganira ukugora mu kazi, ukwiye kwihanganira abo bakugerageza bagukikije, ukwiye kwihanganira abo mubana muri ofisi bakugoye, ukwiye kwihanganira abo bakugambanira bashaka kukwirukanisha abo mu kazi, ukwiye kwihanganira abo bakugirira ishyari muri iryo dukucururizamo, ukwiye kwihanganira abo bakugirayo bashaka kugira ngo bahagarike ubuzima bwawe. Ariko Imana ishimwe, haleluya. Nkwifurije kwihangana, kuko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Yesu nawe yabigarutseho muri Matayo 24 avuga ngo wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Nkwifurije rero kwihangana. Umuntu wihanganira ibimugerageza, iri kamba ryitwa iry'ubugingo rizahabwa umuntu wihanganiye ibimugerageza. Nanjye nkwifurije kwihangana. Ihanganire urubyaro nubwo rukugoye, ihanganira umugabo nubwo ataha mu masaha agoye, akakugora, akakugerageza, akaguca inyuma. Ihanganira umugore nubwo uyu munsi akugoye, nubwo akurushya, nubwo rimwe na rimwe atakumva, atakubaha. Ihanganira abaturanyi nubwo habonekamo ibikugerageza bibaturuka mu baturanyi. Ihanganira urubyaro nubwo rukugoye, rukugerageje. Ihanganire igihe umaze utari wabona urubyaro. Hari Imana ibasha guha umuntu gukomera, igukomeze, ikwihanganishe, igushoboze kunyura muri icyo gihe. Imana ishimwe. Kwifurije kwihangana, kandi uwihangana azahabwa ikamba ry'ubugingo. Inkingi ya 4 yubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana.
ni inkingi ya kane yitwa imbabazi. Muri Matayo 5:7 haravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Bene data, ntitubana nk'abamarayika, tubana nk'abantu. Ariko niba mushaka ko dukira, mwemere ko dufite ikibazo cyo kuba turarwaye, dukeneye kubabarirwa n'Imana, dukeneye gutanga imbabazi mu bantu, dukeneye kuzigirira abagenzi bacu, dukeneye kubabarira abaducumuraho, dukeneye natwe kandi kuzihabwa abo twahemukiye bakazitugirira, natwe tukazigirira abaducumuraho. Ntitubana nk'abamarayika, tubana nk'abantu, ariko mbifurije kugira imbabazi. Hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Natwe turifuza muri iki gihe ko Imana yatugirira imbabazi buri munsi. Ariko se ubabarira bangahe? Bangahe bijya bikugora kubabarira? Bangahe wavuze ko wababariye ariko ukaba utakigera mu rugo rwabo? Bangahe mwasenganaga bakuvuze bikakugeraho ugahita utakaza imbaraga zigusubiza muri bo? Bangahe wavuze ngo urababariye ariko ntuzasubirayo? Ntabwo izo ari imbabazi. Dukeneye kubabarirana, dukeneye kubabaririra abaducumuraho, dukeneye kwihanganirana. Ntituri abamarayika, turi abantu, turemye muri matiyeri y'abantu, ariko dukeneye imbabazi. Bene data bakundwa, inkingi ya gatanu yubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Twasomye ijambo rikomeye, ijambo rihariya mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Murabizi neza ko Pawulo abona na Timoteyo byari ibihe bitari byoroshye, byari ibihe, kuko Bibiliya itubwira ko Pawulo mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa ageze ahitwa i Lusitira. Aho niho yabashije kuba yageze kwa nyirakuru wa Timoteyo. Bibiliya itubwira ngo Timoteyo yari afite nyina witwaga Unike, akagira nyirakuru witwaga Loyisi. Noneho ngo muri urwo rugo niho bamenyaniye na Timoteyo, kuko yari umwuzukuru wa Loyisi. Noneho ngo akajya amubwiriza ubutumwa bwiza, akamwerera imbuto. Bibiliya iravuga ngo ageze i Lusitira asanga Timoteyo yaremerwaga mu mico no mu myifatire, yari afite ubuhamya bwiza, afite ingeso nziza, ariko akeneye kubwirwa Kristo no kumwigishwa akamusobanukirwa. Bibiliya iravuga ngo arangije biba ngombwa ko rero atangira kumutoza kuba kuzavamo umushumba cyangwa se kuzayobora itorero, nawe bagafatanya umurimo, cyangwa se atangira kumutegura nk'umuntu uzaba umuyobozi w'abandi. Arangije rero niyo yamubwiye amagambo, aramubwira ngo nyamara urufatiro rukomeye ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu uvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Aravuga ngo mu nzu y'inyumba, agerageza kumwereka ibikoresho biba mu nzu y'inyumba. Aravuga ngo ntihabamo iby'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo ntihabamo iby'imiringa n'iby'izahabu, ahubwo harimo n'iby'ibiti n'iby'ibumba. Ibyo byose bibamo mu nzu y'inyumba. Ariko aravuga ngo nyamara umuntu nemera agahinduka, azaba abaye igikoresho kizima, cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro. Bene data, nkwifurije kuba igikoresho kizima, nkwifurije kuba umukozi w'Imana muzima, nkwifurije kwezwa, nkwifurije gutungana, nkwifurije byinshi byo gukiranukira Imana no kuyubahisha, ukavamo umukozi w'Imana muzima, ukaba igikoresho kizima, cyiza, kinezeza nyiracyo, kikamugirira umumaro. Imana ishimwe. Nanjye nkwifurije rero kuri iyi nkingi ya gatanu, ni ukuvuga ngo nicyo bita ukuri cyangwa se imirimo myiza. Imana ishaka ko dukora imirimo myiza. Aha kuri iyi nkingi ya gatanu yitwa imirimo, ni ikiganiro dusoma hano ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana mu bice 4:23. Ni ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi, yaramubwiye ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ko abasenga Data bamusengera mu mwuka no mu kuri, bene abari bashaka ko bamusenga. Ndagira ngo mbabwire ngo gusengera mu kuri ni ibyanjye nawe. Gusengera mukuru umuntu abigiramo uruhare, ariko Imana ikwishimiye kubona mukuri kwayo, iguha n'umwuka wera. Haleluya. Dukeneye kuba mukuri, ariko Imana nayo yatwishimira ikaduha ku mwuka wera, tukayoborwa n'umwuka mu byo dukora, mwuka wera mu kazi, mwuka wera mu bucuruzi, mwuka wera mu rugo, mwuka wera mu muryango, mwuka wera mu murimo w'Imana, mwuka wera mu mihamagaro. Dukeneye kuyoborwa n'umwuka w'Imana, tukaba abakristo bubakitse ku rufatiro rw'ubukristo, ku rufatiro rw'abana b'Imana. Dukeneye kubaka urufatiro rw'abana b'Imana, ni ngombwa. Arangije rero aragerageza kumuganiriza. Bibiliya iravuga ngo Yesu amusaba amazi. Umugore w'umusamariya, kuko hagati y'abayuda n'abasamariya bundi bose bari bene Yakobo, ariko bamwe bari baragiye mu majyaruguru ya Isiraheli yitwa Samariya.
imiryango ya bene Yakobo 10 ijya mu majyaruguru ya Isiraheli. Abo ngaba abandi indi miryango 2 isigara i Yerusalemu mu rusengero rwari rwarubatswe na Salomo rutwasomye. Arangije rero biremamwe ibice, abayuda bakumva ko aribo basigaye mu masezerano, noneho abari mu majyaruguru ya Isiraheli ahitwa Isamariya bo bakumva ko aribo bafite Imana, kuko aho ngaho Isamariya hari urusengero bitaga Gerezimu. Yesu abonana n'uyu mugore w'Umusamariya hari hashize imyaka 400 n'urusengero rusengerwamo, bakabyirata bakumva ko ari Imana ikorana nabo. Yesu ni umuhuza, arangije asaka guhuza iyi miryango, aramubwira ati mpa ku mazi. Undi ati uri umuyuda njye nka Umusamariya, naguha amazi kuki unsaba amazi? Undi ati yaba wari uzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi, Imana nishimwe, ubu mpaye kuri ayo mazi, kuko unywa kuri ayo mazi azahorana inyota, ariko unywa ku mazi muha amazi y'isoko y'ubugingo izahora dudubiza ava mu nda ye. Ngo ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera, agaragaza ko Yesu niwe wenyine ujya utumara inyota. Imana nishimwe. Ni Yesu wakumara inyota y'ubusambanyi, ni Yesu wakumara inyota y'ubujura, ni Yesu wakumara inyota yo kwifuza ibidafite umumaro. Iyo tugeze ku isoko ya Yesu dushira inyota. Aya masaha nkurikiye we turi kumwe, nkwifurije gushira inyota. Uhure na Yesu aya masaha, ugere unywere ku isoko ya Yesu. Arakumara mu isoko y'ubusambanyi, arakumara inzara yo kurarikira ibidafite umumaro, arakumara inyota yo gutandukana n'ibidatunganye. Yesu yuhuye nawe akumara umwuma, akumara inyota, akumara inyota y'ibidafite umumaro, ukanyurwa naho Imana igushyize, ukanyurwa naho Imana ikugejeje. Imana nishimwe. Iyo umuntu adafite Kristo, iyo umuntu atubakitse, ajya abasha guhorana inyota y'ibidafite umumaro, ahore mu byifuzo by'ibidatunganye. Ariko nkwifurije wowe mwene data, wowe mushiki wanjye, nkwifurije guhorana Yesu aya masaha, kandi ugira intego yo kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Bibiliya itubwira ko Yesu yaramuhinduye kandi azana n'abandi benshi, aramuhindura. Naho ukwiye guhinduka warangiza ukazana n'abandi. Ukwiye guhindura imitekerereze ugahindura n'iy'abandi, ukwiye guhindura ingeso ugahindura n'iz'abandi, ukwiye guhindura imyifatire ugahindura n'iy'abandi. Mu yandi magambo, ukwiye guhinduka warangiza nawe ugahindura, kugira ngo twese hamwe dutahirize umugozi umwe, twubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Ntawabwira uwigisha ngo mbese wowe umaze iki, ntawabwira umuhanuzi ngo wowe umaze iki, ntawabwira uhimbaza Imana ngo wowe umaze iki. Iyo abantu bubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana, bakorera mu mujyi umwe, bahuza umutima, aho niho Imana igikorera. Igihe cyose uzabona abantu bayirema ibice, igihe cyose uzabona abantu bafite gucagagurana, igihe cyose uzabona abantu bafite gusenyana, batemerana, uzamenye ko urufatiro uri gukora umurimo w'Imana. Haranira kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Warahamagawe, haranira kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Waratoranyijwe, haguruka wubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Dukeneye kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Inkingi ya 6 tugiye gukurikira ni inkingi yitwa imirimo. Mu byakozwe n'intumwa hariya mu bice 9:36 tuhabona inkuru za Dorukasi cyangwa se Tapita. Bibiliya iravuga arapfa, maze ngo kuko iruda hari bugufi bw'Yopa, batumaho abantu 2 kubwira Petero ngo bamubwire ko Dorukasi yapfuye. Bibiliya avuga ngo ageze Yopa asanga abera n'abapfakazi bose barize, bariraga berekana imyenda n'amakanzu Dorukasi yabahaye akiriho. Mu yandi magambo bisobanuye, biravuga ngo yari intumbi, yari yapfuye, ariko ari umuntu w'umumaro, yari umuntu w'ingirakamaro. Ukwiye kuba umuntu w'umumaro mu gihe cyawe, ukwiye kuba umuntu w'umumaro mu rugo rwawe, ukwiye kuba umuntu w'ingirakamaro muri karitsiye utuyemo, ukwiye kuba umuntu w'umumaro muri korari uririmbamo, ukwiye kuba umuntu w'umumaro muri ako kazi Imana yaguhaye, ukwiye kuba umuntu w'umumaro mwa ruriya rugukoreramo mu kazi Imana yaguhaye. Ukwiye kubahisha Imana, ukazamura urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Bakubona bakavuga ngo uyu muntu koko ni uwa Kristo, uyu muntu ni umukristo, uyu muntu yubahisha Imana, yubaha Imana, aratwumvira, aratwubaha, akora neza. Dukeneye kwa ahantu hose. Ukwiye kuba umushoferi wubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana, ukaba uri kuri vora, ariko urufatiro rw'ubwami bw'Imana rukazamurwa muri iriya modoka utwara. Ukwiye kuba umukozi w'Imana, ukazamura urufatiro rw'ubwami bw'Imana muri karitsiye aho utuye. Urufatiro rw'ubwami rukazamurwa, bakavuga ngo uyu ni umukristo, uyu ni umwana w'Imana, uyu ni umugenzi ujya mu ijuru. Ingeso zawe zikavuga ubutumwa. Ntabwo muri ibi bihe dukeneye ubutumwa bw'amagambo, dukeneye ko amagambo yaba make ibikorwa bikivuga.
burya iyo umuntu yitwaye neza, imyifatire, ubuhamya buzima, ingeso nziza, imyitwarire myiza ijya ibasha guhindura benshi kuruta ko wavuga byinshi ariko bakabura ibikorwa, bakabura imirimo. Bene data, mbifurije kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Bene data, inkingi ya karindwi ngiye no gusoza ni inkingi yitwa gusenga. Hano muri Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ariko cyane yasenganye umwete. Amasengesho y'umukiranutsi ajya agira umwete, ajya agira umumaro. Amasengesho y'umukiranutsi ajya akora ibyo abantu batakora. Amasengesho yatuma aho utakwinjira akinjirayo. Amasengesho ajya agera mu bantu bakomeye wowe utatinyuka guhagarara imbere, amasengesho ukayatuma yakagerayo. Umuntu arakugambanira ajya kurira indege, ugatuma isengesho rikabanza rikageraho ari bwururukire. Umuntu ajya kurwanya akoresheje imbaraga z'amafaranga cyangwa iz'icyubahiro cyangwa iz'imyuka mibi za Satani, ariko wowe ugatuma isengesho rikagenda hose rigasenya ibihome bya Satani. Isengesho rigashyiraho ibitari biriho bikajyaho, ibitari kwemerwa bikemerwa, ibyo batesheje agaciro isengesho rikabyubaka rikagira agaciro, by'abantu bahaye agaciro rikabitesha agaciro rikabikandagiraho. Isengesho, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, kandi umukiranutsi iyo yasenze Imana iramwumva. Umukiranutsi yasenze ajya ahindura ibintu mu miryango. Hinduza ibintu amasengesho, hindura ibintu mu kazi kawe, hindura ibintu mu mibereho yawe, hindura ibintu aho utuye n'aho ukorera. Ukeneye amasengesho. Abantu benshi muri iki gihe Imana ibagirira neza, yabaha icyerekezo cy'ubuzima mukayiburira umwanya. Ntabwo bikwiriye ko Imana ibura umwanya. Imana nishimwe. Imana ikeneye umwanya, ikeneye ko uyiha umwanya, ikeneye ko uyiha umwanya mu buzima bwawe. Imana ikeneye umwanya muri bizinesi yawe. Imana ikeneye umwanya mu rubyaro rwawe. Imana ikeneye ko uyiha umwanya mu rugo rwawe. Imana ikeneye ko uyiha umwanya mu kazi ukora. Imana ikeneye ko uyiha umwanya ku ntebe yaguhaye kwicaraho. Imana ikeneye ko uyiha umwanya muri iriya ofisi, muri ofisi wicayemo. Imana ikeneye ko uyiha umwanya muri iryo soko ukoreramo. Imana ikeneye ko uyiha umwanya mu buzima bwawe bwa buri munsi. Imana ikeneye ko tuyiha umwanya. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Nabonye hari ibintu bikorwa n'amafaranga, hari ibikorwa n'imiryango, hari ibikorwa n'ubwenge, hari ibikorwa n'ubumenyi ufite, hari ibizakorwa n'imiryango, hari ibizakorwa n'imbaraga z'amafaranga, hari ibizakorwa n'imbaraga z'ubwenge, ariko ibintu bikomeye mu isi, bikomeye kurusha ibindi, ibyo udafitiye igisubizo utabona mu bantu, bizakorwa n'amasengesho. Mbifurije gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amasengesho abera basenga ajya agira umumaro. Reka mbabwire, ndagira ngo ngutangarize ko hari ibintu byagutinyutse, kuko iyo umuntu asenga yatindanye n'Imana asa nayo. Iyo umuntu yasenze asa n'Imana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibane namwe. Wowe wari udukurikiye, uri kubaka gute urufatiro rw'ubwami bw'Imana? Nakubwiye ngo inkingi ya mbere nakubwiye ngo yitwa urukundo. Ese uracyakunda? Inkingi ya kabiri nakubwiye ko yitwa kwirinda. Ese uracyirinda? Inkingi ya gatatu nakubwiye ko yitwa imbabazi. Ese uracyababarira? Inkingi ya kane nakubwiye ko yitwa imirimo. Ese uracyagira imirimo? Inkingi ya gatanu nakubwiye ko yitwa ukuri. Ese uracyagira ukuri? Inkingi ya gatandatu nakubwiye ko yitwa gukiranuka. Ese uracyakiranuka? Inkingi ya karindwi nakubwiye ko yitwa amasengesho. Ese uracyasenga? Niba izo nkingi zirindwi zubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana zitakiri muri wowe, reka ngusengere. Vuga uti, Mwami Yesu, ubanze uce bugufi imbere y'Imana, Imana ikubabarire. Reka ngusengere. Wowe ubwawe n'umutima wawe urabizi, wubaka uruhe rufatiro? Urubaka isi uvamo, ntiwubake ubwami ujyamo. Ukwiye gutekereza, ni igihe cyo gutekereza. Wowe twari kumwe muri aka kanya kuri Mama Niyo TV. Uyu mwanya wowe uri kubaka urufatiro rw'ubwami cyangwa uri kubaka isi uvamo? Isi nubwo wayubaka ukayiremereza, kubaka inzu ukagereka izindi, ukagura amamodoka ukagira amafaranga ku makonti, isi uzayivamo. Byanze bikunze uzayivamo, nanjye nzayivamo. Ariko icyo Imana idushakaho ni ukubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana. Imana iguha umugisha, tanga igisubizo mu mutima wawe, kandi kumva ntibyoroshye mu mubiri, ariko Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu. Kandi Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye kuri umurinzi wo kwizerwa, wagize neza kubana natwe. Uyu waruteze amatwi Mama Niyo TV, unyemerere mu izina rya Yesu kubw'ijambo ryawe, ijambo ryo kubaka urufatiro rw'ubwami bw'Imana, unyemerere umushyigikire, umushoboze, kandi kubwo guca bugufi ku bwaryo
nawe umwakire kandi umutoze ibyo ushaka ko akora, umutoze aho ushaka ko agera, umuhindure ushaka ko aba we. Izina ryawe rihabwe icyubahiro aho akorera, izina ryawe rihabwe icyubahiro aho atuye, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki gihugu arimo, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri aka kazi akora, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri uru rugo wamuhaye, izina ryawe rihabwe icyubahiro muri iki gihe gikomeye kigaragara nk'ikimugoye, nawe umube hafi cyane. Turagushimiye kumvishe gusenga, tugusabye bike kuko uzi bikwiriye. Izina ryawe rihimbazwe, uduhe kuba abantu bazima wishimira, kandi ubutware bwawe busohoze byose wagambiriye. Ijambo ryawe rigira umumaro mu mitima y'abaryumvise. Cyubahiro n'icyawe mu izina rya Yesu, amen.